agahinda amarira mu maso kwakira kugiye umutima ntubibasha ese niki naguhaye iwe yaguhaye ukaba ugiye nubwo ugiye ndacyagukunda uzambabarire ujye umvugisha wenda gusa ubu nemeye kugiye utakiri uwanjye ubwo kunze undi ndabibona ko birangiye none uragiye utangiye kuzanamo bandi uragiye none uragiye akabararize promesse uragiye uransize prome kanivugire ikindi nazibagirwa nyine yajyaga aza akantekera nkumva nyine ibiryo bye bitandukanye n'ibindi biryo nicyo kintu nzajya nkumbura imyambi myinshi mbabwize n'ukuri bakunzi bacu bamwe muri mwe ntago muri beza benshi baravuze ati promesse ashobora kuba yaramaze kuryamana na Jane yarangiza akamujugunya ati niko abahungu b'i Kigali bamera ariko bajya bavuga ngo mu mwihangana ngo aho yaciye nihaca urwango arakaririmbo mfite nshaka kumuririmbira gatoya tu gatoya ako Jane iki ntagukoreye koko none se kongema akantu ngo usanze undi urishobora ko Jane afite undi that's why iyo mbonye umuntu ubabaye cyangwa se umuntu ufite agahinda nanjye ndababara kubona Jane yaraje ahararira ndababara nawe Jane urarira ndababara GASARO TV ku mutima wawe ariko kuri njyewe waza akanshinja akavuga ati promesse gutya na gutya na gutya na gutya nagupfukama njye napfukama amusaba imbabazi nubwo tutaba turi busubirane Sandrine ariko akambabara akagenda yera nanjye nkagenda nera ndetse n'abakunzi bacu bakareka kugira uruhande batera ibuye n'iri na rimwe uretse ko bitabura. Hanyuma wowe urumva witeguye kwasura mu rukundo na Jane mukuri kwawe ube open kure utubwize ukuri mukuri kwanjye Jane na n'uyu munsi ntago ndarekura nimbuza uburyo umusore yihiringa tereta niyo byansaba kongera gutereta sibyo nabikora uretse ko bidashoboka urumva ko ntabwo bishoboka ariko je nabikora kuko bundi hari icyo bita umumaro abantu bataza kubyumva nabi umuntu agira umumaro ukomeye kundi cyane cyane mu rukundo nimba mbona uyu munsi Jane kandi nawe ndabihamya nubwo akantu gato kabaho ukabona nyine kibagije ibintu byose byabayeho ari n'amafuti ndahamya nashidikanya ko nawe azajya nkumbura nkuko nanjye nzajya mukumbura. Ni ikihe kintu utazibagirwa ku muntu bita Jane ku bintu twagiye duhuriraho nyine mu rukundo rwanyu ni ikihe kintu utazamwibagirirwaho? Ikintu ntazibagirwa ni utuntu twajyaga dukora twicaranye muri salo and then tugatakana muri sinema byita gutakana cyangwa se tukanasererezanya ariko bitarimo urwango tukaririmbirana. Ikindi nazibagirwa nyine yajyaga aza akantekera nkumva nyine ibiryo bye bitandukanye n'ibindi biryo nicyo kintu nzajya nkumbura n'amaso yiwe uburyo yandebagamo ibyo bintu nzajya mpora mbikumbura. nuko nyine uru buzima bw'urugendo rwo ku isi rumera uyu munsi turishima ejo tukababara ariko reka mvuge ngo byose biba ari igeno ry'Imana. Hanyuma uravuze uti hari ibintu ntazamwibagirirwaho
ni ibihe byiza yego mwagiranye ndetse navuga ko benshi bagiye bavuga ngo urukundo rwerekanwe akenshi ku mbuga nkoranyambaga ntiruramba. Urumva uri kwicuza ko urukundo rwawe waba wararusakaje ku mbuga nkoranyambaga? icyo cyo ishuri igihumbi kuko imyambi myinshi mbabwize n'ukuri bakunzi bacu, bamwe muri mwe ntago muri beza. Imyambi myinshi iri guturuka ku bantu badukurikiye kandi ndabihamya. Hanyuma uyu munsi ndabizi ikiganiro cya Jane twakoranye gifite komenti zirenga 150. Urumva uri bwakirire gute komenti z'abantu, cyane ko ni wowe bakomeje gutera amabuye bavuga PROMESS ntago ari seriye, uriya mutipe ntago n'ubundi yarakwiranye n'umu mama. Urumva komenti z'abantu uraza kuzakira gute icyo kibazo? Nkunda kukibaza batumirwa banjye. Komenti ikintu mpita ngusubiza ndatangusubiza nka Yesu niwe wavuze ngo mwirire mwebwe n'urubyaro rwanyu njye mundeke, cyangwa se n'inshuti zanyu njye mundeke, kuko ni njyewe. Nta muntu ushobora gukunda kurenza uko yikunda. Mwitwereka ko mudukunze cyane kurenza uko twebwe twikunze, sibyo? Ntabwo tujya aho twahuriye ntaho muzi, sibyo? Muri hangana kuba ndi kubatokinga abakunzi bacu, ariko namwe ntago mwagakwiye kuba mwavuga ari amagambo angana kuriya. Angana kuriya wowe ubaye ari wowe jye wakora iki? Icyo kibazo muze kukinsubiza, sibyo? Rero kandi ikindi mwivugire, umuntu ufite umunwa ari we wese aravuga, kandi ni nako kazi kawo, sibyo? Ntabwo rero wabuza abavuga kuvuga, cyane ko ushobora gukundwa na bamwe abandi bakakwanga. Hanyuma witeguye gusubira mu rukundo? Sandri, uragumya kumbaza icyo kintu koko? Urumva ndi bugusubize? N'ubwa mbere ngikubashije. Impamvu nyikubashije nuko umuntu bita Jane yaravuze ati ngewe urukundo rwanjye rwashire kwa PROMESS, ntago ndi ready cyose, ntago ndi tayari yo kuzongera gukunda ukundi. Mbo mu rukundo ahandi cyangwa kwa Jane? No, mu rukundo ko wakunda undi mukobwa nicyo navuga. Ahandi ndacyari muto moncheri, ndacyari muto kandi ntabwo nakwiheba. Utaza gute narabivuze kandi nzahora mbivuga. Umuntu aheranwa na umuntu ntahe ubundi umuntu nyamuntu ntagomba guheranwa n'agahinda. Agomba kurenga ibyo byose byabayeho, akumva ko byagombaga kubaho, hari imipango y'Imana, hari icyo byagombaga kumwigisha, ubundi akuba kundi buzima. Gusa ikintu nakuyemo hano ni ugukora icyo bita attention no gushishoza. No gushishoza. Ikindi ibintu bya public ntabwo ari byiza moncheri, ntabwo ari byiza. Binkozeho ku rwego mudashaka gutekereza. Hanyuma hari ikibazo ndi bwibaze, mufite wenda YouTube channel aho yavuze ati ngeri ya channel nashaka zayitware, ntago nzongera kuba nakorana na PROMESS. Mwumva muzafatuye mugambe se? Benshi bavuga ati noneho bazayigurishe, abandi ati bazashaka kuyikoraho. Mwe mufite mugambi nka PROMESS ndetse reka bari we mbibaza cyane ko Jane yavuze ati nge nta kibazo mfite channel nashaka zayitware. Oya, kuri aya bivuze kubera umujinya, ariko bajya bavuga ngo umuntu yihangana ngo aho yaciye nihaca urwango. Iyi ni utekereza ibindi. Urumva Abanyarwanda barabyumva. Aho yaciye nihaca urwango. Ndavuga amarangamutima, mudatekereza ibindi bintu byinshi cyane, sibyo? Oya, PROMESS arabihuye pe. Amarangamutima hana aca hariho hose. Abanyarwanda barayoka. Oya ko si ibyo byo bakuru barayoka. Oya ibyo byo kuyoka byo nibayokeri wabo nakazi kabo. Urumva? Ariko aho yaciye ntago haca urwango. Ntabwo nshobora gufata umwanzuro njyenyine, kuko
n'aba bana cyangwa se tutiteye kuko tutari abana ariko bimwe twari twaragezeho turi kumwe nta kintu na kimwe nifuza kumurya hateje atazanabyitwaza ngo kari akajama n'iki wenda akanyiburiza amahirwe yo kongera kwibonera umukunzi cyane ko we wenda avuga ko nta wundi mukunzi agomba kugira mu buzima bwe buriya nyine nibwo buzima agiye kubamo ni igiti cye ariko nanjye wenda hari uburyo nanjye ngomba kuzongera kubaho nyuma y'icyo gihe. Ikibazo cya nyuma abenshi baravuze ati Promesse ashobora kuba yaramaze kuryamana na Jane yarangiza akamujugunya ati niko abahungu b'i Kigali bamera. Njye sindi uw'i Kigali rero nicyo cyiza cyanjye ni nacyo kintu kindokoye ntabwo ari icyo njye ntabwo njya mbigenderaho sibyo ntabwo njya mbigenderaho. Ntabwo dusubije ndabasubiza si ubwo mbasubize ko ngo se byabaye hanyuma nyine biri mu byatumye Jane mutandukana. Oya ntabwo biri mu byatumye Jane dutandukana uretse ko bitigeze binabaho ntabwo ibyishimo wabisimbuza amarira ubwo bwaba ari ubucubucu bwaba ari n'ubugoryi sibyo kubaho wari wishimye noneho ugabisimbuza kubaho ubabaye kubabara abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange murabyumva ukabaho wari wishimye noneho ugahita uhitamo kubabara ni nko kuba wagira ubuntu ukajya mu ijuru noneho warangiza ukavuga uti akashamvuye mu ijuru kandi uzi kwisa uko wavuye umeze kandi uzi ikibi n'icyiza. Wabaga uri mu ijuru rito cyane ahubwo ewana njyewe oya nabaga ndi mu ijuru da none se nabaga twese turi babiri twari abamarayika ese abamarayika babaye. Uyu munsi hari ibintu uri kuvuga ugatebya ugaseka nyamara ubushize umuntu bita Jane yageze ku muntu bita Promise asuka amarira ararira cyane ndetse navuga ngo bajya bavuga ngo amarira y'umugabo atemba agwa mu nda. Urakoze cyane urabimvugiye harya unywa iki koko nararize impamvu burya hari ikintu bajya bavuga ngo iyo ushatse kudaheranwa n'amateka urayaganira ukayaganira atari uko atakubabaje ahubwo ari ukugira ngo unabohoke. Nabashije kurira kenshi gashoboka aho naririye mutabizi aho naririye mundeba wa mugani nari nkwiye gufata umurongo wo kubaho nta umugabo bundi atembagwa mu nda bivuze neza naje gusanga yaba naharira yaba ntarira ntabwo wabuze ikiba kuba kandi ikindi buriya wa mugani we nk'uko abivuga kuko ntacyo wahindura buriya hari ikimuriza nk'uko nanjye narize cyangwa se wenda nzongera nkatekereza nkarira ariko mutandeba. Hanyuma Prome urumva iyi nkuru hari benshi bo mu muryango wawe batashakaga urukundo rwawe na Jane bose bavugaga uti waciye amabere ntabwo bikwiye ko umuhungu yabana na nyina ndavuga ibyagiye bivugwa ati batandukana ibintu byinshi bitandukanye. Urumva umuryango wawe cyangwa se abantu babarwanyaga bari buze kwakira gute iyi nkuru cyane ko Jane yarabyemeye nawe ugeza ngo urabyemera cyangwa bikunda nyine urumva insinzi y'itashye wawe ubyina ikisi ubyina insinzi nyine barabyina insinzi yego ariko baba bitonze no kuyibyina ntabwo bazi iby'Imana yanapanze sibyo. Umunsi wenda ushobora kuba ari finali twakunda uvuga ngo umuntu agiye gupfa ukiheba bakamugeza mu isanduku bakasenga bagera hafi n'irimbi umuvandimwe akitsamura uwabikoze abavuga ati niyaba bari bashyizeho itaka nyamara iyo yitsamuye baterura bafata handi ari kujya bagashyiramo ikindi kintu. Namwe rero ababyifuza gutyo birashoboka ko bidashobora gukunda. Imana icyo yavuze izakivuga Sandrine izakivuga ndabizi biriya ibyo nakwigira ibyo yakwigira twese Imana yavuze ngo yego mugomba kubana nubwo twabana mu muriro nk'uko wenda bivuga ko muri iyi minsi nyine ari umuriro
ariko twawubanamo ya kubera Imana no kwihangana hagati yacu. Rero ntawamenya icyo Imana iri kudutegurira. hanyuma nguhaye umunota umwe, turi saa 11:54, gira icyo ubwira Jane, mugenera ubutumwa nka muntu mwakudanye, mwabanye mu bihe byiza bigiye bitandukanye. Arakaririmbo mfite nshaka kumuririmbira gatoya gatoya, ni akabanda ariko karimo ama emotion. Karavuga ngo agahinda amarira mu maso, kwakira kugiye umutima ntubibasha, kandi ese warabibashije. niki naguhaye iwe yaguhaye ukaba ugiye, Yo. nubwo ugiye Ayiwe. ndacyagukunda, Yawe. uzambabarire Yo, Kamana. ujye umvugisha wenda gusa, ubu nemeye kugiye Ngayo nguko. utakiri uwanjye, ubwo kunze undi ndabibona Hari ko uwo yakunze se? birangiye, none nawe uri gukabya. uragiye, Utangiye kuzanamo abandi. uragiye, Yo, none Kamana. uragiye, Ararize promesse. uragiye, uransize. Prome, kanivugire urukundo rurababaza. Niyo mpamvu njya mvuga ngo nta gikwe. Videographer ari kuzuminga umuntu uri kurira. Ya, reka tugare ku misozo Promesse tureke kumuriza. Prome, niyo mpamvu hari abantu bajya bivuga ngo nta gikwe tukabaseka, ariko byari blague. Sandrine, Ubukwe biba ari ngombwa mu buzima ndetse n'ibyishimo bya buri wese yifuza. Sandrine nihagazeho None urarize. ako Jane iki ntagukoreye koko? None se kongema akantu ngo usanze undi, urishobora ko Jane afite undi? Uwo yasangwa ari we wese, aho yaba ari ho hose, ariko nyine ntabwo turi kumwe. Ahari rero atekane tu. Ntabwo nifuza kongera kuzakubabariza umutima mama, nimba warababaye babajwe nanjye koko nk'uko bivuga. Yo, Promesse yarize this. Prome, kadusoze ikiganiro, birababaje biteye agahinda, ariko niho twese tuba tugana, nta kundi. Uyu munsi ukundana n'umuntu, ejo bikanga, ejo bundi bikemera, bikazageza igihe. Ndabwiye Jane ubushize ngo inkweto itari yawe irakujabuka. Nimba koko Imana ibona ko umuntu bita Jane yari uwawe, uko byagenda kose izamugarura mu buzima bwawe, sibyo? Kandi nibona ko itari uwawe, uzakomeza ubuzima bwawe, Jane nawe akomeza ubuzima bwe. Hanyuma hari ikibazo cya nyuma ngiye kukubaza. Benshi baravuze ngo bajyaga babagira inama mukora ubukwe, ariko ukabona we ntubyitayeho. Ubundi ku mugani w'abantu ni cyo kintu cyakubuzaga kuvuga uti reka mfate icyemezo, cyane ko niwe mugabo, ibi bintu mbigendemo neza, cyane ko Jane yavuze ati nta mugore mbese wipropose reka mvuga icyo. Ntabwo proposal ntabwo ari ikora ubukwe. Ikindi nta nubwo ubukwe bukora umuntu umwe, ubukwe bukorwa n'abantu babiri. None Jane yigize byanga ko mukora ubukwe? Nicyo narindi kukubwira. Twarimo twitegura kubukora kandi byari vuba pe. Wumve ngo byari na vuba pe. Njyewe bundi numvaga ko uyu mwaka ugomba gutangirana na surprise yo gutera ivi mwese mukabibona nk'uko mwabinsabaga. Nakira inkuru nyine ivuga kuriya, ni ukuri kw'Imana nta naza hano yavuye tu. Rero ubwo nyine nakundi Sandrine, nakundi nakundi tu. No kwihangana Prome, no kwihangana. Njya mbwira abantu ngo nkunda abantu bakundana. That's why iyo mbonye umuntu ubabaye cyangwa se umuntu ufite agahinda, nanjye ndababara. Kubona Jane yaraje ahararira ndababara, nawe Jane urarira ndababara. Ndetse navuga ko
nanjye mba numva mbaye shocked ku mutima, ntabwo nababeshya kumva abantu bakundanaga iyo batandukanye, ndababara cyane. Prome, ese hari indirimbo muririmbe bisa naho ufite amakuru ko Jenny yaba yarabonye undi muntu, byaba ari byo? Uravuze ngo nubwo ubonye undi ibintu nk'ibyo by'iyo ndirimbo, I think so ari ya peace. Nisubiremo se. Oya wisubiramo wenda utongera kurira, ntabwo nifuza ko warira. Icyo nabivugiye ni uko atari kumwe nanjye, ntabwo ari kumwe nanjye. Ahari icyo nashatse kuvuga, ahari nyine uwo bari kumwe. Uwo bari kumwe se, hari amakuru waba ufite ko Jenny uyu munsi hari undi bari kumwe? Ntabwo uwo bari kumwe navuze ashobora kuba bakundana, bashobora kuba batanakundana ariko bari kumwe. Ntabwo rero ibyo ntabwo njya nkunda kujya mu bintu byinshi, nawe Sandrine urabizi, ntabwo njya nkunda kujya mu bintu byinshi. Gusa ndishuwa neza nyine ko atari wenyine. Cya mbere afite abana kandi wenda afite n'inshuti ze. Aho hantu nyine navuze ngo nubwo ugiye ndacyagukunda, gusa icyo musabye yirengagiza ibyo byose, nibura ajya mvugisha. Ikibazo cya nyuma, uyu munsi wavuze uti Jenny twagiranye ibyishimo, ati kandi hagati y'abantu bakundana bijya bibaho. Ni ikihe kintu gitumye ubivuga, cyangwa se n'iki kikumaze ubwoba? Ambwiye Promesse ntari hano, kamugusubiremo ikibazo. Uyu munsi wavuze uti Jenny twagiranye ibihe byiza, ati kandi koko hagati y'abakundana bibaho, atakaba ari nayo mpamvu wenda njyewe hari abatekereza ko ari uko twaryamanye nka mwanga, ati ntago ariyo. Ni ikihe kintu kikumaze ubwoba gitumye noneho wemera kuvuga uko kuri? Ni uko kuri kubaho kukavugwa. Kuri kuravugwa kandi guca mu ziko ni gushya, kandi nta n'uribona ntera ibuye. Nta nugira iki? Nta n'uribona ntera ibuye. Impamvu bagutera ibuye ni iyi. Jenny ubushize yaravuze ati Promesse ibyo bintu ntigeze abimbwira. Ibiki ntigeze mubwira? Reka dusoze. Prome, reka nkubwire ngo ihangane, komera, kandi reka mvuge ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ibyishimo hari umubabaro, nyuma y'umubabaro hari ibyishimo. Reka mvuge ngo niko isi imera. Uyu munsi urishima, ejo ukababara, kandi ni kuri buri muntu wese. Ndagushimiye cyane. Hanyuma hari ikintu ushize namusabye, ati niyo mwaba abantu batandukanye muzabane nk'inshuti, nimuzabane, nugira ibyago azagutabare, nugira umunezero azaze mu wishimanemo nk'abavandimwe, nk'abantu bamenyanye, nk'abantu bigize gusabana. Ndetse ndavuga ngo ntago byaba byiza ko mwatandukana nk'aho umwe yahemukiye undi cyose yagiriye undi nabi. Muzatandukane nk'imfura, nimba koko muzavuga uteka dufata iherezo ry'ibi bintu, uvuga uti mfashe icyemezo ntandukanye na Jenny, nibwo buzima, nta kundi mpisemo iyi nzira, nawe ahitemo iyi nzira, ariko ntibizatume bwa bushuti bwanyu navuga ngo mubugera, reka mvuge ngo icyuma, cyangwa se njya numva abanyarwanda niba ari ni intorezo sinzi ikintu yayintosho, niba ari intosho simbi ninyi inkota reka biriya byuma byose nabivuze ngo intosho shaka kantu nawe kanyujijemo nawe. Prome, wakaze cyane, kandi wihangane comment bari buze kwandikaho, ndabizi ko zishobora ko ari comment zikakaye, ariko wihangane ubyakire bityo. Mbaye mbashimiye, murakoze. Nuko na Jerry nawe hari ziri negative bamwanditseho, ariko reka mvuge ngo iyi si turabagenzi. Uyu munsi nzi neza ko nuri bugutuke nawe afite aba ex. Oya buriya gira ngo se undi wisi tarakaranga bikimushakira ibirungo. Wenda uyu munsi ninjye ugezweho nanjye ejo, uretse ko ngiye nta munsi ngewe uzabona Sandrine mbiriminga umuntu ngo numve ko byacitse, bibaho. Ijambo rimwe kuri ex wayitegera? Turekera aho twitahire, ndamusuhuje. Okay, urakoze cyane. GASARO TV.